Ibihe byiza cyane kuri wowe dukurikiye. Uyu munsi tugiye kuganira ku burwayi bw'amagufa, cyane cyane uburwayi bukunze gufata cyangwa se bukunze kugaragara mu mavi, ndetse ugasanga bwarafashe n'amagufa y'itako, mu ngingo z'amaguru muri rusange. Ariko uyu munsi tugiye kwibanda cyane ku burwayi bufata mu mavi, aho umuntu aba atakigenda ahantu hamanuka, aho umuntu aba atakibasha kugenda ngo akore urugendo rurerure, ukumva rwose mu mavi harakurya cyane bikomeye, hahandi watangiye rwose kumva ko utakora urugendo rurerure kubera ubu burwayi bw'amagufa yo mu mavi. Tugiye kubuvugaho, hanyuma mu gusoza video turaza kukubwira uburyo ugomba kwitwara, ndetse tukurangire n'umuti w'umwimerere ushobora gukoresha ukaba wagufasha mu gihe uhura n'ibibazo by'uburwayi bw'amavi bukaba bwarakubangamiye kugeza ubu ngubu ukaba utarabona igisubizo. Ngiye tugiye kubana muri iyi video, ndi Nathaniel Fiabora. Ndagushimiye cyane wowe wamaze gukora subscribe kuri iyi channel, ukaba ubana natwe igihe cyose dushyizeho ibiganiro. Rwose uri umuntu w'agaciro cyane, ahubwo ujye wibuka ukore like, usharinge video, utwandike n'igitekerezo cyawe munsi, tuba tugikeneye kandi turagusubiza bikagenda neza cyane. Rero no kuguha ikaze nawe ubanye natwe kuri iyi channel ari ubwa mbere. Iyi channel tuyunyuzaho ibiganiro bikurangira imiti y'ibimera itandukanye yizewe kandi ishobora kugufasha ikakuvura indwara zitandukanye mu mubiri wawe, cyangwa nawe ukaba wafasha mugenzi wawe mu gihe umubonanye ikibazo cy'uburwayi, ukaba wamubwira uti uzakoresha iki kimera kizagufasha. Nta handi rero ni kuri iyi channel. Ikindi nuko tukugira inama ku mirire ndetse n'iminywere bishobora kukugirira umumaro ku mubiri wawe, aho kugira ngo bibe ibyangiza umubiri wawe, ahubwo ukabirya bikanagufasha bikakuvura indwara zitandukanye bikakubera umuti. Kuri iyi channel rero ni hahandi niho wabisanga ibyo byose kandi bikagenda neza cyane. Nawe rero kora subscribe, nurangiza ufungura akazogera kugira ngo igihe cyose dushyizeho ibiganiro ujye ubasha nawe guhita ubibona. Ikaze. Ubundi uburwayi bufata amavi ni indwara ikomeje kugenda yiyongera mu bantu cyane muri iyi minsi ya none. Akenshi usanga biterwa n'imibereho, imirire, umuntu uburyo abayeho, uburyo arya, ndetse n'akazi ka buri munsi. Ibyo byose nibyo biri gutuma umuntu arwara mu mavi, hahandi kugenda bigorana, ugasanga umuntu arumva mu mavi havuzamo inkonokono, ndetse ugasanga amavi yarabyimbye kubera ibi bibazo bigiye bitandukanye biba byateye ubu burwayi bw'amavi. Ni ukuvuga ngo rero ubundi uburwayi bw'amagufa cyane cyane ayo mu mavi, ni ukuvuga ngo aho usanga akenshi usanga byatewe n'iki gice cyangwa se iriya nyama iri hagati y'amagufa yombi, aho ateranyirije, ubwo ni cartilage, ikangirika. Iyo igiye yangirika rero amagufa atangira kugenda akubitana cyangwa se akobanaho, hanyuma bigatera kuba imitsi yabyimba, amavi akabyimba, ndetse ugasanga hiyongeraho n'uburibwe bukabije mu mavi. Iyo niyo mpamvu rero umuntu ababara cyane mu mavi cyangwa mu itako, aho utangira kumva ingingo zikakaye cyangwa se zisa nkaho ziremereye, ndetse ugatangira kumva ubabara cyane iyo ugize aho ujya ukaba wakora nk'urugendo rwenze kuba nkaho rurerure, ukumva wababaye cyane. Hari ibimenyetso rero uba usanga bishobora kuba byakwereka ko ubu burwayi wamaze kuburwara. Ni ukuvuga ngo nk'uko twari tubivuze, amavi arimo amagufa abiri, aho ahurira rero harimo akantu kameze nk'inyama, ni cartilage. Iyo yangiritse nyine yatangiye kwangirika, akenshi usanga ari bwo nyine utangira kumva ububabare bw'amavi. Ibimenyetso bizakubwira ko rero cartilage yatangiye kwangirika, ushobora kuba ufite uburwayi
iyo ubabara mu mavi, mu itako cyangwa se mu ngingo, ubu burwayi buba bwaragufashe, ukumva kandi ububabare bwiyongera cyane cyane mu gitondo, cyangwa se umaze kwicara nk'igihe kirekire wahaguruka ukumva uraribwa cyane, ukumva kandi ingingo zawe mu gihe urambura amavi ukumva harimo haraturagurika, ndetse ugatangira kubyimba, amavi akabyimba, ikindi kandi ugatangira kumva nyine ucika intege mu gihe ugenda bya hato na hato. Hari impamvu rero ziba zabiteye uburwayi bw'amagufa, hari impamvu nyinshi zituma umuntu aburwara. Icya mbere gishobora kuba cyabitera, nubwo n'abatoya bikunda kubaho, ariko iyo umuntu ari gusaza, imyaka igenda yiyongera, umuntu uko asaza, ni ukuvuga ngo agenda akura, uko umuntu agenda akura cartilage nayo igenda isa nkaho isaza, ikagenda yangirika, bikaba byatuma umuntu arwara indwara y'amavi. Ikindi ni ukugira ibiro byinshi. Kugira ibiro byinshi bishobora gutuma umubiri cyangwa se ari amagufa asa nkaho yikoreye ibintu biremereye, hanyuma iriya nyama iri hagati ikangirika, bigatuma cartilage nyine yangirika, bikaba byatera kuba umuntu yarwara indwara y'amavi. Ni ukuvuga ngo imirimo iremereye, ni ukuvuga ngo uko ukora imirimo iremereye cyangwa se wikorera ibintu biremereye cyane, ibyo nabyo bishobora gutuma cartilage yangirika. Ikindi mu mpamvu zishobora gutuma urwara indwara z'amavi ni ukudakora siporo, bigatuma ingingo zigenda zangirika zo mu mavi. Ikindi mu bintu bishobora gutuma amagufa yo mu mavi arwara ni ugukomereka mu gihe kera se ukiri umwana ukaba waratuye ivi hasi ugasanga ryangiritse, ariko kubera ko imitsi y'umuntu ukiri mutoya kenshi iba igifite imbaraga. Indi mpamvu ikomeye ishobora gutuma umuntu ababara mu mavi ni imirire mibi itagira intungamubiri zubaka amagufa, idafite calcium, itarimo potassium, iramyunyu ngugu ishinzwe gutuma amagufa akomera ndetse cartilage ntiyangirike, ugasanga iyo mirire ntago uyibona. Akenshi iyo mirire rero igizwe amata, ibinyampeke ndetse n'izindi ntungamubiri zitandukanye ushobora kwifashisha mu magi, ibintu nk'ibyo ngibyo kandi bikagenda neza cyane. Impamvu rero zituma ibyo byose bikubaho ukaba warwara mu mavi, ni ngombwa ko utangira kuzirwanya hakiri kare kugira ngo utazasaza ufite ikibazo cyo kurwara indwara zo mu mavi, kuko zikomeje kuzahaza abantu batari bake. Reka rero nk'uko bisanzwe twivugire ikimera cyangwa se umuti ukwiye kuba wifashisha ugatangira kugenda ugufasha mu gihe ufite iki kibazo. Nk'uko bisanzwe rero iyo dusoza video tukubwira umuti ushobora kwifashisha, ujye ufata tangawizi, hanyuma iyo tangawizi uyikoremo icyayi, nurangiza uyivange n'amavuta ya elayo, ayo mavuta uyavange neza n'icyo cyayi, nurangiza ukoresha uwo muti, ujye unywa nibura mu gitondo ndetse na nimugoroba. Ibyo bibazo by'amavi, cartilage yatangiye kwangirika, ntabwo ukibasha kugenda kubera icyo kibazo, uzatangira gukoresha uwo muti bizagenda neza cyane, kubera ko tangawizi rero izwiho kugabanya ububabare ndetse no kubyimbirwa. Tangawizi ikaba izwiho gufasha amagufa, ku buzima bw'amagufa muri rusange, ituma amaraso atembera neza mu ngingo, kubera ko tangawizi irimo ibinyabutabire byiza birimo nka ginjaro, bifasha kurwanya uburibwe, bigatuma ingingo zoroha kandi zigakora neza. Uzayikoresha kandi bizagenda neza cyane. Ikindi, amavuta ya olive cyangwa se amavuta ya elayo afasha amagufa kumera neza cyane ku buzima bwawe rwose. Amagufa aba ameze neza cyane, ntakoraneho, cartilage ntiyangirike, irwanya uburibwe bw'amagufa, irinda kwangirika kwa cartilage. Elayo kandi ifasha ingingo gutuma zoroha zikamera neza cyane, harimo antioxida meza arwanya ububabare ndetse no kubyimbirwa. Hari uko rero ukwiye kuba ubitunganya, uyu muti utunganya, ujye ufata tangawizi nibura akajumba kose ka tangawizi, cyangwa se niba ufite iyifu ujye ufata ibiyiko 2 ubishyire muri litiro 1 y'amazi ashyushye y'akazuyazi.
hanyuma nurangiza ufate ibiyiko bibiri by'amavuta ya elayo ubivangemo, nurangiza uwo muti ujye uwukoresha buri munsi nibura mu cyumweru inshuro 3, ubikore mu gitondo ndetse na nimugoroba. Iritiro ujye urara uyimaze, uyinyweho igice kimwe mu gitondo ikindi nimugoroba. Uretse no kuba bizagufasha mu mubiri wawe, hari n'ibindi bigomba kugufasha byinshi cyane, kuko uzaba ari umuti utuma amaraso atembera neza, uzakugabanyiriza umuvuduko w'amaraso, uringaniza isukari mu maraso nk'uko bikwiye, kandi bigende neza cyane. Hari izindi nama rero ukwiye kuba ukurikiza. Jya ugerageza kugabanya ibiro, ntukajye utuma umubiri byawe byiyongera ngo ugire umubyibuho ukabije. Ibyo byose wabikora ukubinyujije muri siporo, ukora nibura iminota 30 ku munsi. Mu gihe kandi wamaze guhura n'iki kibazo mu buryo bukomeye, irinde gukora siporo ihambaye, urambura akaguru, ugahinure, ukarambure. Hanyuma uyu muti nk'uko nabibabwiye ushobora no kuwukoresha mu buryo bwo kwikanda, ariko amavuta utayashyizemo, ugakoresha tangawizi ndetse n'ayo mazi y'akazuyazi, ukabikandisha mu mavi, hanyuma ukaza kunywa noneho washyizemo ayo mavuta ya elayo, bikagenda neza cyane. Icyitonderwa cy'ingenzi rero, ibi ntabwo bisobanura kuba nkubwiye uyu muti, ntabwo bisobanura ko ukwiye kuba ari usimbuza indi miti yose wari usanzwe unywa kubera icyo kibazo. Mu gihe ufite ikibazo cyo mu mavi kandi cyakomeye, jya kwa muganga. Birashoboka ko bagutera inshinge z'amakarisiyumu zikomeye, bigatuma wongera kugira ubuzima bwiza. Ibi byose wabikoresha mu buryo bwo kwifashisha kandi bikagenda neza cyane. Ndabakunda cyane mwebwe mwabanye natwe kuri iyi channel. Mwibuke kudusigira like, comment ndetse sharing video. Nimurangiza mwe mwabanye natwe muri bashya kuri iyi channel, mukore subscribe, mufungura akazogera kugira ngo mujye mubona ibiganiro tugenda tubagezaho buri munsi. Mukomeze kugubwa neza, Imana ibahe umugisha.